nkuko amategeko bavuga ko ibintu bigendera ku mategeko, ariko hano mu Rwanda urabona ko nta mategeko yubahirizwa, hubahirizwa iry'umutegetsi cyangwa hubahirizwa amabwiriza, itegeko rigahonyorwa. Si ngombwa ko uruhande rumwe ariko rwiharira imitekerereze y'igihugu. Yego, twese turi abanyarwanda, birumvikana. so niyo mpamvu twese dufite gukorera hamwe Nibyo. nk'abanyarwanda. Yego. simvuze yuko hari ibikorwa wenda bidahagije biri mu gihugu. Yego. ibyo si cyo kuvuga uko ibikorwa birahari, dufite ibikorwa birahari biva mu misoro y'abaturage, ariko nabyo usanga babiriye bituzuye, nk'umuhanda bawuriye, nk'ivuriro barisondetse, isoko barisondetse, ibikoresho bazanye babisondetse, bazanye pirate kandi originali ziriyo. Ni ukuvuga buri kintu cyose usanga bakinusuye bakiriye bakimaze kinusurite, kandi cyane turwanya n'abantu bahora basebya igihugu cyacu, abanyereza umutungo wa leta, abakubita abantu, abashimuta abantu, abica abantu, abamenesha abantu, abanyaga ibyabo, abimura abantu, ibyo byose turabyamagana. bakavuga ko igihugu cyacu kidashoboye. Yego. ahubwo ni ugusebya abanyarwanda, abo ngabo tugomba kuzabamaganira kure. Abagira nabi bose tubamaganira kure. buri munyarwanda wese arashoboye, kandi kuba turi abanyarwanda biduteye ishema. Yego. tugomba kubinezererwa rero. Birumvikana. so rero muvandimwe, nakubwira ngo shikama. Yego. ukomere. Dushikame, dukomere. We are here for you. Yes, thank you very much. Don't worry about for everything. Yego. Because we are here. Yes. We are still here. Yeah. From today up to forever. Tomorrow but one, tomorrow but two, ever and forever. So rero shyiramo imbaraga n'agatege, nako turahari, turi maso. Yego. kandi ndabizi neza tuzakora byinshi byiza. Yego. byanezeza buri muturarwanda wese. Sawa. aho ava akagera. Nibyo. In the name of Jesus. tuzabikora. Yego. kandi tubigereho. Yego. I believe so much. Have a nice day. Thank you very much indeed. It is my great pleasure to have received you at this material juncture time. Tanga igitego ryacyuye igihe uba abantu bacanye ku maso nk'uko twabisobanuye haruguru hariya. Bamwe bamenyereye kugarirwa n'ibashyiramo imyugariro n'ibihindizo, se urumva bizakunda kugira ngo ujye mu ruhando. Bizakunda, ibyo bihato bizavamo, kuko na Saddam Hussein yabishizemo muri Iraq, bivamo Gaddafi muri Libya abishyiriramo ba mukeba bivamo, Bashir muri Sudani abishyiriramo ba mukeba byavuyemo, Ben Ali muri Tunisia yabishyiriyemo abaturage byavuyemo, Mubaraka muri Misiri yari yarabishyiriyemo abaturage byavuyemo, Mobutu Sese Seko yari yarabishyiriyemo aba Congo DRC Zaire byavuyemo. Ni ukuvuga na Idi Amin Dada yari yarabikwikiyemo bikaze cyane, ariko byavuyemo. Abakoroni muri Afurika bari barabihaditsemo, ariko nabyo byavuyemo. Abami mu ngoma Karinga Nganji bari barabihaditsemo, nabo byavuyemo. Ni ukuvuga n'aba bo muri Repubulika babihadikamo, ariko bucya byavuyemo, nabo bakavuga bavuyemo, banavuyeho. ariko nk'uko bivuze, abo bagabo bose n'uburyo utondetse abo abantu b'abanyamateka bose ntabwo byavuyemo mu mahoro, bakuweho n'umututu. Ni ukuvuga agatoki kamenyereye gukomba gahora gahinnye. Ni ukuvuga baba bavuga ngo ko tapi nijyamo bayihondeseza inyundo n'ingufu, ngo n'ubutegetsi ngo babwimika ku ngufu, bakiyimika ku ngufu, ngo bazaveho babatekaguye. N'ubundi ibikoresho bajya kubirangura muri yandi yose banyaze rubanda ngo ni imisoro, n'ubundi bikarangira bibatobaguye, kandi nabyo bigatwarwa na ba mukeba babo, n'ubundi
kubyigaruriza kuko byari ibyabo kuva na mbere kose, usibye ko bari barabibapapuze barabibanyaze kubera imisoro. yego byavuyemo byaguzwemo. tureba yego tuzareba birakaze. birakaze kuko izo nzira zose zavuze z'abo bagabo ni inzira zabayeho zirimo n'ababaye ibitambo n'ikinato ni byinshi kandi ni benshi kandi bose ikibazo cyarakemutse. Rubanda rwaje kugenda rubyina Toto Victory nyuma yaho barishima baranezerwa bakemura ibibazo barandurana n'imizi byose bajugunya muri mondisi ibyabagoraga. yego tega amaso turebe n'igihe. yego dukomeza dusuzuma ibitagenda mu Rwanda no mu banyarwanda, abategetsi n'abategekwa bidashoboka. uraza ugira ngo ugiye gusuzuma no kwandika wabona n'ibitabo bandikamo. abahanga bamaze kwandika amateka y'u Rwanda, ameza n'amabi, ariko ameza ashobora kuzaba make, amadega akaba ari yaremera ibiro byinshi. yego hari ibirenga igipimo umuntu akabura urwabikamo akabireka akabera amaso gusa. ariko kubera ubu abahanga b'ibinyejana n'ibinyabihumbi bavuka basumbana barutanwa, ubwo abakera ntibandikaga, ni nayo mpamvu na Ruganzu ibye bitagiye ahabona. ariko twe ntituzamera nka Ruganzu, ntakatwisoba buri kamwe kose kafitiwe data, kafitiwe ububiko. ubuhunikiro ni bwinshi twabwubatse mbere. amateka meza turayabika, amateka mabi turayabika, yose azaba ari amateka y'igihugu, azajya mu bitabo ndangamurage y'abanyarwanda. bazabaho abana n'abuzukuru abuzukuruza ubuvivi n'ubuvivure bazasanga ibyo bitabo by'amateka. amabi n'ameza yaraza abanyarwanda. yego ikibazo ni igihe nta mateka yari yabona kubikwa cyangwa kwandikwa. igihe cyonyine, igihe ni dikiteta, kandi igihe ntabwo ari umuyobozi mwiza. igihe iyo ukishinze ngo ukomeze uryoherwe nk'uko imbeba iryoherwa utunyobwa turi mu mutego cyangwa turi mu mwobo, nyuma igatsakirirwayo, n'aba bategetsi b'abanyabitugu b'abanyafurika bakomeza kuryoherwa batazi ngo amateka azabatsakirirayo, abanyweza bakomeze none abakubite barayi mu gahanga. yego rero nagira ngo mbasoze. ukoze umuti mpirimbanyi, komera ukomeze udusuzumire ibitagenda iyo mu ntara zose, mu turere twose muri Repubulika y'u Rwanda no mu bubanyi n'amahanga hose turayoboye, ntugire impungenge. ibitagenda mu Rwanda. yego usuzume ibitagenda mu Rwanda. demokarasi muri demokarasi niyo demokarasi. uyu musaza arihariye akora udutendo tukemeraye, uyu ni papa nirwa barafinda, yavuze ko azashakira bashiki bacu abagabo, uyu mugabo aranyemeza kumva barafinda ndakwemera tu ukora gishinja nkemera we, ibiro byawe bigendanwa mubyo nicayemo. iki ni igice cya kabiri cy'ikiganiro. igice cya mbere kiri hasi.